urukundo nzaririmba urukundo kuko ranezeza ukanezerwa nanjye nkanezerwa nzaririmba urukundo nzaririmba urukundo ndakuririmba cyane ntuzabyibaze rwose cyangwa ngo bidutanye kuko njyewe nicyo byonyine bimpa amahoro niba nkunda kuririmba cyane ntuzabyibaze rwose cyangwa ngo bidutanye kuko njyewe nicyo byonyine bimpa amahoro nshobora gukunda ibyo udakunda ntuzabyibaze rwose cyangwa ngo bidutanye icy'ingenzi ni ukwirinda kubangamirana intego ni ukwirinda kwishyira mu mutavuga rumwe yewe gawe menye ibyawe nanjye menye ibyanjye bitanga amahoro 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 shaka amahoro. Wow, byiza cyane iyo ni indirimbo ya Bushayija nkuko murimo no kubibona twicaye mu rugo rero kwa Bushayija ubungubu mbaye ndi nko mu misango nabamvuga ni mu rugo rw'abageni nibashya kuko bamaze iminsi mikeya barushinze niyo mpamvu twabasuye rero turi kumwe nabo hano kugira ngo twongere tuganire turebe mu rugo rushya uko bimeze banadusangize uko babanye banadusangize no ku bikorwa bishya bya Bushayija nk'umuhanzi noneho tunahereye ku ndirimbo njyewe nari ntangiye kugira ngo niyo yahimbiye umufasha we bari kumwe be nambere ariko mwari muri aho Bushayi turaho turakomeye murakomeye cyane yego na madamu namwe muri aho natwe turaho murakomeye cyane urugo rushya se rubamereye gute urumva ni byiza nyine cyane biraryoshye cyane bimeze neza harya ubu ngubu ukwezi kwari kwashirara oya dukoze bariyaje se n'icyumweru ntikirashira n'icyumweru kirashira ahubwo n'icyumweru kirashira twakoze mariage kuwa kane iki cyumweru gishize urumva ko n'icyumweru kitari cyashira ubu umuntu rero impamvu nabibazaga yavuga ati muri mu kwezi kwa buki niko umuntu yabyita kubera iki bidasa nabyo neza se kera muri buki abantu barasohokaga bakareba aho abantu bajya kuri ubwo buki nyine kugira ngo bave muri mude bari barimo bakareba ahantu bisa n'umwiherero niko nabyita ariko ubu muri ibi bihe bya covid ntabwo byoroheye abantu na gato ubwo rero umuntu aprefera gukomeza kuba mu rugo ubwo kwezi kwa buki umuntu akaburira mu rugo nta kundi gusa naho haratuje ndumva nta n'inyoni itamba naho haratuje hameze neza nta kibazo ubanza n'abandi babaga ahangaha mwarababwiye muti nyaboneka cyane abo baribwirije bakaba batanzeho umwanya n'agahenge kugira ngo babashe kwisanzura oya ntabwo ubwo nawe barabizirikana bakavuga bati wenda bari abantu baracyari abageni wenda tuzafata igihe cyo kuzajya kubasura ariko byibura wenda babanze nabo ubwabo babanze babone umwanya wo kugira ngo nabo bitekerezeho ni byiza cyane utangiye uririmba akaririmbo rero utimenye ibyanjye nanjye menye ibyanjye kuba nkunda kuririmba ntibizadutandukanye ni gashya cyangwa karasanzwe iyo ndirimbo karasanzwe ariko rero nawe ngira ngo nawe narakanamuririmbiye niba aje mu rugo yumve yuko aje mu rugo rw'umuhanzi
azamenyera ibyombamo burya kubana n'abahanzi burya nabyo biba bishaka kugira ngo umuntu amenye burya agomba kubyitwaramo burya abahanzi burya n'abantu bari special badahwanye kimwe n'abandi bantu cyane akamenya ibyo nkunda akumva yuko nabyo ubwabyo agomba kubinkundira ntibibateze ikibazo ntibiduteze ikibazo wenda ibintu byinshi bituruka kuri experience kugira ngo natekereze icyo kintu byigeze bikubaho cyangwa hari aho wabonye ubuhanzi bubangamira umubano w'abantu runaka njyewe ndatekereza nko kuri njyewe bishoboka kuba n'umudamu wanjye wa mbere nawe yarabikundaga cyane niyo mahirwe nagize kandi umudamu ndi kumwe nawe ngubu nawe rwose nuko nabibonye nabonye nabyo mu byo yankundiye nabyo birimo nawe ntago bimugwa nabi ariko ko ntago wabana n'umuhanzi ngo bikugwe nabi buryo ubwo byari byose nabyo ugomba kubikunda mu byo kubimukundira ukabikundira umukunzi wawe ariko rero nge nzi neza yuko hari abo bitajya bigwa neza kuko hari nk'abantu hari nk'umuntu ushobora nko kuba ari nk'umuhanzi yagashaka nk'umuntu babana akabona mbese iby'ubuhanzi bukabona bimuderanja cyane nk'iyo kuko kenshi nicyo mbashaka no gusobanura cyane nk'iyo nk'umuhanzi ari mu bintu by'inganzo cyane yatewe mu bintu by'inganzo atagira guhanga kenshi na kenshi kuko hari igihe n'umufasha we hari igihe avateseri uriya mugabo uba muri biriya bintu ntabona umwanya wo kunyitaho ntabona umwanya wo kunganiza akabasanga doko ibintu byabwe igihe cye cyose abikonsakara muri biriya bintu abamo nabyo bikaba byatuma byanga ariko nabyo ndatekereza ko biterwa nanone no kuba nyiri umuhanzi wowe umuhanzi hari nk'igihe utashobora no kuba wenda utanabyitwayemo neza cyangwa se ngo ube warabisobanuye neza ukayisobanura n'uwo umufasha mujye kubana kugira ngo abyumve akumva yuko ari igihe cyo guhanga akumva yuko bitakuvuga yuko umwibagiwe ukamufatira igihe cye ugafata n'igihe cyawe cyo guhanga byose nyine ukamenya kubyitwaramo neza kandi ukabona ntacyo byishe mu rugo ukagira uburyo bihuza twahereye kuri wowe Bushayija Pascal ngira ngo turakuzi n'abantu baranakuzi ariko n'umudamu wawe nawe ni byiza ko tumubwira n'abantu nabo bakamenyana nawe dore ko ni umuhanzi kandi umuhanzi aba ari uw'abantu urumva ubwo sinzi abavuga ko ari bakuru bawe cyangwa ari barumuna bawe bashatse bavuga batura n'umugore wacu gutyo biterwa niyo yisana umuntu yiyumvamo muri abo bagukunda cyangwa bagukurikirana namwe mwakwibwira bakurikiye The Choice nitwa Kanakuze Jenny Kanakuze Jenny Pascal yaratubwiye ati burya kubana n'umuhanzi ntibyoroshye ati abahanzi n'abantu bihariye badasanzwe nawe warabibonye udasa cyangwa kuba umuhanzi adasanzwe cyane mu mubano ujye ubibona nawe ntabwo nigeze nkurikira ibintu by'abahanzi cyane ariko njyaho menyaniye nawe nabonye anyuze ndabikunda amarirungu kenshi cyane mba numva ndetse yahora ndirimbira ni byiza cyane nge ndabikunze hashize nk'igihe kingana iki mumenyanye hashize imyaka 2 nta gihe kijya kigera se ngo ubona ahugiye cyane mu buhanzi cyangwa ubone hari abantu benshi bamushaka gahunda nyinshi ugeraho wumve hari ukuntu bikuderanja mukunda oya iyo agiye muri icyo gikorwa cy'ubuhanzi tubivuganaho nanjye nkamuha umwanya akakijyamo nkaba nzi ngo aramuramo igihe kingana gutya twongere tubonane dukomeze ubuzima busanzwe byiza cyane mbere yuko tugera ku rugo rushya reka Pascal abanza tubwire ku buryo mwamenyanye ati hashize nk'imyaka 2 wamubengutswe Pascal ntabwo nabivugaho cyane ibyo ntabwo nabivugaho cyane ariko rero aho twahuriye
vraiment genda murebye yaranyuze none mu kugira n'amahirwe noneho nawe ndamunyura ubwo rero iyo byagenze gutyo ntacyo kuva ko ibigomba gukurikira ibyari byo niba murebye nkumva ndamukunze nawe kandi bakumva arankunze gusa niba ibyo byose ntazindagaje mafite nawe ntazindagaje mafite kubera iki bitatahuza noneho tukagira aho duhura kugira ngo dushinge urugo rwacu icyo gihe nuko nguko rero byabaye aho twahuriye twaranyuranye mbese twarishimanye noneho aranyura nawe nanjye ndamunyura ubwo rero nta kindi cyo twakoze twahise tujya muri gahunda zo kubana tukagira gupanga uburyo tugomba gushinga urugo rwacu condition mbese zose nifuzaga ndazimubonagaho zo kugira ngo mbane nawe ubwo rero nawe ibyo ari byose niko condition zo kugira ngo yifuze yuko nawe mbana nawe yazimbonyeho basi ubwo zari zingiziye condition ko abantu bavuga bati umudamu nshaka agomba kuba akijijwe ibi nibi noneho nkayo wari usanzwe ufite n'undi muryango n'abandi bana wenda kuvuga ati abashobora gufata neza abana banjye sinzi niba atari n'abakuru cyane hari abakibahangaha gutyo nyine zari nk'iziye condition nta zindi condition nta zindi niko nabonye ari umudamu mwiza ushobora gufata umugabo neza ibyo ngibyo byari bimpagije rwose kugira ngo biyumve yuko yujuje ibyo ashaka byiza cyane ntago se yabanje kukugora ngo avuga turi urugo ko rusanzwe rufite abana n'iki bakuru nzarushobora bizanyorohera oya ntabwo byageze bigorana na rimwe kuko twahuye turi abantu bakuze bakuru noneho tugerageza kuganira nk'abantu bakuru ntabwo twaganiye nk'abana twaganiye nk'abantu bakuru noneho dusanga ndetse n'ibyinshi tuvugana tubihuriyeho noneho turavuga tuti pourquoi pas tudashobora kugira ngo dukore gahunda yo kugira ngo tutangire umushinga wacu kugira ngo tubane ko nibyo nkubwira ko twaganiriye nk'abantu bakuru ntabwo ari nka bya bintu byo kuvuga wenda ngo uragiye gutekereza gusa ko byandi byo abantu batekereza kumva yuko nibaganira n'umuntu ako kanya agomba kumva yuko bagomba kubana bagahuze bakarushingana ibintu nk'ibyo njya mbyumva rimwe na rimwe yuko ari n'abantu bagenda bagahurira no mu mabuwate bagashimanira aho ngaho ari umunsi umwe babona ijyaga nk'iminsi ibiri bagatangira bakumva yuko bagomba kubana izango rero ujya kubona ukabona ntizimaze kabiri naho ubundi iyo wahuye n'umuntu mukagira igihe gihagije cyo kuganira mukagira igihe gihagije cyo nk'abantu bakuru nk'uko mbikubwira nta kindi kiba kigoranye kirimo birumvikana umuntu yavuga ati wari umaze igihe wenda udafite umudamu wajya kubitekereza ukumva urabishaka ukavuga uti ndarambagiza igihe nikigera ngahura n'umuntu nzamushaka tubane cyangwa se wahuye nawe utanabiteguraga ubona n'umuntu mwiza kugira ubona ko ari ngombwa ko umwana kubaka urugo niyo mpamvu nagiye nkubwira yuko nabanje kubifatira igihe gihagije niyo mpamvu nagombye kubifatira igihe gihagije urumva kumara imyaka umudamu wanjye wa mbere yapfuye yitabye Imana muri 2001 urumva rero kuba nimariye mu buryo bwemewe n'amategeko nkaba mbikoze muri 2020 kumva yuko ari ibintu nagombye kubanza gutekerezaho cyane kandi nitonzi noneho kandi nanone numvaga n'igihe cyari kigeze cyo kugira ngo rwose nshaka umuntu muri iyi myaka tugezemo ngomba kubana kandi atazana nka bya bintu byabaye by'abantu bakiri batoya bakigendana n'ibintu bakigurumana n'ibihe bigezweho urumva ko icyo gihe ntacyo icyo gihe ntacyo umuntu yabibonera umuntu yabonera ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rero buriya
nagombye kubanza kushishoza no kwitegereza neza ntago nahubutse nagiye nitonze nk'umuntu mukuru bavuga utereka mbanze ndebe neza ko uyu muntu azansazisha neza yes nazanamusigira n'ibyanjye nkamenya ko azasiga bicunga neza rwose none mudamu wawe nawe turajya tuganiramo nk'uko turimo turaganira wowe muhura kugezaho icyo gitekerezo wacyakiriye gute muri rusange? nacyakiriye neza kuko nanjye ubuzima yaciyemo nibwo naciyemo nasanze duhuje ubuzima birushaho kunshimisha. nawe umufasha wari waragize umufasha wa mbere? yego nanjye yitabye Imana muri 2001. urumva birahuye cyane rwose birahuye cyane ndumva bimaze imyaka 19 ubuzima afite nanjye amateka menshi tuyahuriyeho cyane izere ko ariko we ya nkuru ya Irina itamubayeho wese jewe inkuru ya Irina ntago yambaye ntago yambaye nabigeze kubaho usibye kuba mwaraburiye abafasha mu mwaka umwe wa 2001 ikindi muhuriyeho ni ikihe? ikindi duhuriyeho imico nasanze imico duhuje ibintu byinshi akunda nanjye ndabikunda ibyo yanga nanjye ndabyanga ibyo rero numvise nabyo binejeje byiza cyane. none se aho wari warashatse nta bana wari uhafite se niba bari bahari mwarazanye warabasize bimeze gute? abana n'umwe wari ufite umwana umwe ufite imyaka ingahe? afite 23. ni umusore rero nawe niwe nabanje kugezaho icyo gitekerezo acyakira neza cyane aravuga ati ni ukuri rwose nanjye ngize amahirwe nabona umuntu ukuba iruhande kuko imyaka ngezemo ubu nanjye hari igihe nkenera kuba nasanga abandi basore bagenzi banjye ariko ngatekereza ngo mama ko ari wenyine ariko mbese nawe wumvise ari nk'umutwaro atwaye atuye biramunejeje cyane nawe yaradushyigikiye cyane nubona n'amafoto uzabibona nawe arishimye cyane. nziza cyane numva rwose bishimishije byarahawe umugisha ku mpande zombi cyane. Pascal wowe harya nta basore ufite? n'abakobwa ni inkumi zabyakiriye gute se? babyakiriye neza cyane rwose ni nacyo kintu nabonye mu buzima bwabo rwose agomba ko hari bari batewe ikibazo cyane nuko babonaga se ari aho ngaho atagira umufasha kuko nayiboneye mu bukwe bwo nakoze ejo bundi wabonaga ko bari bafite umunezero mwinshi cyane cyane byarabanejeje cyane kandi rero no mu batumye ngira iyo motivation yo kumva yuko ngomba gushaka kabishyiramo umwete barimo kuko bahoraga babimbwira buri gihe ati rwose gira ushaka umufasha kuko tugukeneye kukubona uri kumwe n'umufasha kuko gukomeza kuba wenyine tukubona hari ukuntu mbese bitubabaza tukabona papa buri cyose ari adafite umuntu muri iruhande ukabona nawe bibabaje kandi abana bakobwa bamaze no kuba inkumi. umutoya afite imyaka ingahe? mutoya yavutse 96. Mukuru yavutse 94. ni babiri ni babiri nyina nibo yasigiye. umva mwafite nka 26 ndi 24. Voilà gutyo hafa nabo bamugani babageje igihe cyo gushaka niba bamwe bataratangira no kujya bakwereka abasore ahubwo niba batatembereye cameraman araza kurambagira cyangwa bizamuzindure imyaka rero 19 ubwo ni ikibazo wese buri wese ashobora gusubiza umuntu ariho wenyine kandi yarigeze umufasha
ni ibintu bitari byoroshye ndibaza. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuko niba ujya no muri za projet zawe ukora wamvisage imbere uprojeta icyo kibazo nayo iyo kiriho iki kibazo iyo kiriho bituma mbese projet zawe utazikora ko mifu kuko nk'ubu ngubu ni nk'urugero naguha kandi urarwumva n'urwumva urasaga gusangarirwa nk'ubu muri 2016 natumiwe kujya muri Suisse kujya muri exposition nano sigara ndi gushaka umuntu siga ku rugo irampebera numva rwose ari kibazo ngizi ndavuga nisiye kuko yego ndagiye urugendo sinarwitesha ariko se mu rugo nabo none nkavuga nabo nagagombye kugira ngo shyire mu rugo nkabona nabo bafite izindi nshingano zabo nkabona ko naba mbabangamiye ariko ndakubwiza ukuri ko kugira ngo ngende byarangoye nagombye kwitabaza abantu muri famille kugira ngo mbona busiga ku rugo ariko iyo ufite nk'umufasha abura kumva yuko uyidahari ubwo doko bose ni ntuza ni urubavu wa mugani n'urubavu ruba rwiyongeye ku rwawe aho utari arakubera birumvikana. Yes. Reka tugaruke ku mudamu wawe muri rusange nawe nk'udusubiza icyo kibazo. Iyo myaka 19 nibaza ko wenda umufasha wawe yitabye Imana ukurikije uko umuntu akureba ubu ngubu nubwo ntazi imyaka ufite ariko umuntu avuga ko wari ukiri inkumi. Umuntu avuga ko icyo gihe wari ukiri inkumi niba unavuga ko yari agusigiye umwana umwe gusa urumva ko byanze bikunze rwose wari ukiri mutoya. Byari byoroshye ibigeragezo n'ibishuko ntibyari byinshi kumara imyaka 19 yose uri wenyine? Ntago nigeze mpura nabyo kuko ngemba mu rusengero niho nari ntuye. Iyo rero winjiyemo neza aho ngaho ntaho ushobora guhurira nabyo. Urasenga cyane cyane. Uteranira he? Nteranira muri ni Église Presbyterienne ni EPR. Iba kwisana. Ubundi kibazo cyaza ukisengera ukabyereka. Reka nta naho uhurira nabyo. Ukurebye aragutinya. Aravuga turiya ntamuhera hehe. Ntaho. Ibyo ntago nahuye nabyo rwose. Ubushayija yagutinyutse atera. we urumva icyatumye nyine antinyuka. Urumva ubuzima bwe n'ubwanjye birahuye. Aho rwose umuntu atega undi ugutwi. Arakuganiza ukamutega amatwi ukamwumva. Birusha ko kunshimisha rero nsanze umubabaro afite ari wo mfite. Mu rusengero yajyagazamo? Oya, ntago we no umukatolike. Ngewe nteranira muri EPR. Urumva rero ntaho twari guhurira mu rusengero ariko aho tumenyaniye ubu noneho yarabyemeye turi kumwe. None si ubwo mwahuriye kuko wowe hari mu rusengero cyane muri EPR wari umukatolike mwahuye yari mu gitaramo acuranga? Oya, twahuriye muri famille. Muri famille. Ni famille twahuriyemo. Birumvikana. Famille y'inshuti ye nanjye inshuti yanjye tumenyanira aho ngaho. Byarakoroheye kumwumva ko none n'umuntu mutanahuje n'idini? Oya, idini burya ntago turi abanyedini. Bakumva ko ari umukristo gusa. Ibyo byonyine biba bihagije. Ntago turi abanyedini. Ubwo umuvuzi icyo kintu jewe gihita numva kinkoze ku mutima kirantungura. Nayo mpamvu ari wowe ugisubiza. Abantu benshi hanze ahangaha bakunda kuvuga bati kubana n'umugabo mudahuje imyemerere biragoranye cyane cyane noneho ku ruhande rw'aba protestanti n'abandi b'amadini bajya bita ngo nabarokore bari muri urwo rwego kubahuza n'abakatolike biragorana.
cyane ku mpamvu z'uko bamwe bavuga bati twe tuba tugomba guterana inshuro nyinshi abakatolike niyo bavuga uri mu ijuru bihagije bakongera bati twebwe nk'abakatolike ikintu cyitwa agatama nacyo abantu bakunze kutacyumvikanaho neza bushayija sinzi niba nagasomaho cyangwa ubwo ngubwo birakorohera muri rusange ku managing ibyo bintu byose n'abantu be niyo yabatakanywa baza bagakeneye birakorohera ibyo byose umuntu arabanza akabigenzura ukareba koko niba uzabishobora ubwo rero impamvu nabyemeye nuko nasanze ngomba kubishobora nta kibazo binteye rwose reka tugaruke kuri Pascal nawe yase nugira inama abantu badukurikiranye bavuga bati ikintu cyitwa idini n'imbogamizi cyane cyane iyo abantu bajemo gutandukana cyane nkuko bamwe n'abarokore baba bafite byinshi bafata nk'imiziririzo niki niyihe nama wabagira mu kubasha kumva ko idini ritababera icyo kubatandukanya ngewe ko mbibona hari igihe ujya gusenga uva gutandukanya ibintu bibiri hari ubwo ugenda uri umunyedini cyangwa bitandukanye cyane no ugenda ugiye ufite ukwemera iyo ufite ukwemera rero biba bitandukanye n'umunyedini umunyedini we agera mu idini akumva yuko we mbese agakurikira idini gusa ariko mu byo gukurikira ofo ibimujyanye ugasanga atabyumva niho bitandukanyira rero noneho iyo ari ukwemera nk'ubu nkanjye par exemple iyo ngenza kugenda nkagenda ndi umunyedini nagomba kuvuga nti niba ntabonye umugore w'umukatolike ntabwo nshobora kwemera yuko ntabwo ushobora kumwemera kandi bizi ko ibyo ngibyo bibaho cyane ati umuntu duhuje idini niba asengera muri eglise catholique umudivantiste ibintu nk'ibyo urumva ko iyo ugiye utekereza yuko byanze bikunze ugomba gushaka umuntu musengera mu ntuza imwe mu idini rimwe icyo gihe sinzi niba ubuze ikikugenza nk'ubu nkanjye nk'ejo bundi naramubwiye nti vraiment ngiye koko ntabwo njya muri two tuntu tw'utudetayi twose ndamubwira nti ndashaka no kugira nkorohereze rwose bishoboka rwose nifuza yuko kugira ngo mushyire yareze ko n'ubusanzwe ntihasanzwe asengera muri EPR kandi akaba ari n'umuririmbyi aho ngaho ndavuga nti rero ntireka kugira ngo bazumve noneho bakwisange bazahore bakwisangamo reka nze noneho tugenda tujye gusezeranira muri EPR kugira ngo nkwereke yuko iby'amadini atari byo bigenza ngewe kigenza nta mugabo wahindukiye umugore ngewe icyo navije ni urukundo ariko kuvuga ngo amadini ngo ratsengera hariya mu ideni ngo ntitwabana ntitwagira gutera no ntabwo byasabye kugukubita inyigisho nyinshi ko hari n'abavuga bati zimara umwaka cyangwa imyaka nabonye ari abantu bari modelere nabonye ari abantu batagorana batagira gutemba naganiriye nabo bambwira ibyerekeranye no kwemera kwabo kandi nkasanga ni byinshi ari ibintu duhuriyeho ndavuga rero nta mpamvu ariko baranyorohereje rwose niba banyigishije igihe kitarenze umunsi umwe aho ngaho urumva ko rwose bari modernize bari modernize rwose barangije rwose bati noneho icyo tugomba kubakorera niba hari gahunda zanyu mushaka kubana mu nzira y'ukuri kunyura mu idini nta kibazo turabasezeranye ntabwo bagiye no kukubatiza baramwakira aranyakiriye yarabatijwe ni umukristo cyari gikurikiwe no kumwakira wa mugani kubatiza ubwo mwebwe yaba ari ku gahanga yaba ari no mu mazi maremare oya twebwe nyine no mu mazi maremare turabikora ariko n'uwo mubatizo nabo barawemera umva ko ibintu
ibintu byabaye byiza cyane rwose ibintu ari amahoro murasezerana n'iki nka Pascal we ndabizi hari abantu nahoze nabonaga ku mafoto yanyu asohoka inkuru bakoze bandikaho urumva we barabivugaga bati afite imyaka ngira ngo 69 niba narasomye neza 63 naho umufasha wawe 55 bakavuga bati ariko kubana ni byiza yego pe nta n'uwabuza abantu kwibanira bakundana batari koko turi no mu bihe bikomeye bya covid kuki byari ngombwa ko munakora n'ubukwe iyo mugenda mukibanira imana ko ihumugisha urukundo ngo ari naryo tegeko riruta yandi kuki mwumvishe mugomba kujya no mu rukiko mugasinya mukajya no mu rusengero mugasezerana imbere y'Imana gute mu by'ukuri rero gahunda yo nari mfite n'ubundi nari mfite gahunda yo kugira ngo nyure mu nzira z'abandi banyura gasezerana mukajya gusezerana mu rwego rw'amategeko afanye mukajya gusezerana mu rusengero imbere y'Imana hageze ukajyana umugore wawe mu rugo mugataha mu rugo icyo rero twari twaragisezeranye mbere y'uko corona ira covid ibaho noneho covid ije numva umushinga ubaye bloqué noneho umushinga nari mfite ndabona byose bihagaze nta kundi reka wenda dutegereze turiho byerekeza ategereza urabona ko icyo gitwase tujya muri confinement habasohokaga ariko rero numva ko byari byo byose umugamba ari wonguwo noneho tujya muri confinement kera kabaye twumva baradohoye badohora ntibadohora byose ariko badohora akantu gatoye avuga bati none abantu bashobora gusohoka bashaka kugira gute ngibyo navuga nti yewe menya bya bintu noneho finalement ndabonaho amaherezo biri buze kujya mu nzira nziza noneho kera kabaye numva none ngo ku murenge n'abantu batarenze 15 inyuma yaho gatoya ngiye kuva numva ngo mu rusengero n'abantu batarenze 30 ndavuga ni si kubera iki nta profitera muri ibyo bihe ko izo opportunity nzibonye kubera iki ntabikora kuko ntago nazategereza mvuga yuko ibintu bizageraho bivanwaho burundu babikora bihaga ese bikurwaho burundu ahubwo nkongera gatekereza nti hari n'igihe ibyo nakwizera ibintu bitari byo ugasanga bene nyuma wongeye kudusubiza muri confinement ni umuntu atakoze na kimwe noneho ntacyo bitwaye ntireka kore ibishoboka icyo nakoze naravuze nti reka njye ku murenge njye gusaba itariki barayimpa y'abantu 15 zikara abantu 15 batarenga tariki bamaze kuyimpa kiza baravuga bati bivugana n'umudamu namubwira numva rero nabyari byo twavuganye n'umundi ntabwo nigeze mpindura reka tujye ku rusengero tujye kubaza twumve nabwo twumve ndetse banabihuje bikabera umunsi umwe nibwo byafasha ngiye bikarangira umunsi umwe none tugiyeyo nako tugiye kubona tubona baranyoroheye rwose barabanza baranyakira mvuga gahunda zingenza baranyakira kize finalement bona nabyo birakunze ndavuga ni pourquoi pas nubwo bitagenze 100% uko nge nagombaga kubikora ariko byibura ibyangombwa byarakozwe kuko ari n'abantu bagombaga kuntahira ubukwe yego nzi neza yuko nziranye n'abantu benshi cyane hari n'abakuzi utazi n'abanzi ntazi n'iki byose ubwo ndabizi neza iyo nza kuvuga nti ubukwe bwa bundi umuntu agena agatanga ama invitation n'iki byose yewe ntabwo bakeya bashaka kuboneka nashobora gutumira ni nk'abantu bagena hagati ya 500 n'igihumbi ariko ntabwo byashobotse no muri iki gihe cya corona ni ibintu bigoye uburuhu bwirukare ukabura n'ureka none ukavuga uti nta kundi nyuma zagerageza uburyo nzisobanura ariko bazagerageza kunyumva noneho n'uburyo banyemereyemo icyo gihe cyo kugira ngo njye gusezerana mu murenge bari batarampa igisubizo none ndi hagati ntaramenya bazanyemera itariki ni ryari
noneho kera kabiri arambwira bati itariki tuguhaye ni itariki ya kabiri. Itariki ya kabiri rero kandi wendo ukareba ugasanga imbere yawe usigaje nk'iminsi itarenga icyumweru, utangira kujya mu preparation y'ibishoboka byose, none uburyo bwo gutumira abantu ugasanga nabyo bariko bamwe wibagirwa bitewe no kwirukanka muri gahunda nyinshi. Ugasanga ndavuga ni basi abantu bazagerageza banyumve nta kundi nabigenza, ariko reka ibikorwa ibigomba gukorwa bikorwe. Nuko ngukore byagenze byiza cyane rwose. Imana ishimwe ko byagenze neza. Wenda nabaza umudamu wawe muri ibi bihe bya corona, urumva ko namwe umugambi w'ubukwe mwari muwufite, yaje muwufite, hari ibika twagiye duhura nazo, twagiye tubona z'abasore n'inkumi hanze ahangaha zagiye zibaho, bari bafite ubukwe corona bagafunga bigahagarara, umusore agahamagara umukobwa akamubwira ati bwira twibanire, n'ubundi wanyu bari barabyemeye gahunda twari tuyifite, ntibatabyemera cyangwa n'ubyanga nawe ishakira undi mukobwa, hari abandi bari tayari. Cyangwa n'abakobwa ubwabo akaba ari bwo bafatiye mbere bagahamagara bati sheri n'ubundi bukwe twakundanaga buranze, reka twibanire tuzagera aho tubikore. Wowe umugabo wawe yaza kugupropoza ati iyizire n'ubundi dore corona irabivanze n'ubundi twakundanaga, ntiwari kuza? Turakundana nibyo, kandi nta wari uzi igihe iyo corona izarangirira. Ntabwo nari burorere, ariko kandi n'ubundi ntitwabuze kubivuga, twarabivuze, ariko ndamugareka twihangane. Umuntu w'umukristo twari twabiganiriyeho, umuntu w'umukristo ndavuga nti rwose kugenda gutyo utanyuze mu itorero hari inshingano nyinshi ubusimbutse. Ndamubwira nti reka twihangane turebe uko bucya bwitwa. Hamwe no gusenga rero tugira amahirwe nyine tubona birakoretse. Ndumva ari byiza cyane. Imana ica inzira, ubukwe buraba, murasezerana. Niki ikindi kintu rero abantu basanzwe bafite imiryango bakunze kugoranaho, batumvikanaho byoroshye, ni ibintu bijyanye no gusinya mu rukiko, uburyo basinya amasezerano ati se turasinya umutungo muhahano, turasinya ivangamutungo, ni ntago byabagoye bushaye kugira gute kubimenya amasezerano muri businye guhitamo? Kare ntabwo byize bitugora na gatoya, kuko nicyo kintu twari burya niyo mpamvu mubwira, ni burya iyo mugiye kurushinga mukuze biba byiza cyane, kuko hari byinshi rwose mugomba kuganiraho kandi mukabiganira nk'abantu bakuru. Icyo kintu mbese tukimenyana, tugitangira gufata uwo mushinga, icyo kintu twahise tukivugaho, twakivuzeho cyane. Turavuga tuti umva rero ubwo urabona ko tugiye gushakana dukuze, bya byose ufite ibintu byawe washatse by'umwana wawe, nanjye mfite ibintu nashatse by'abana banjye. Icyo tugomba gukora rero twebwe nk'abantu bakuru, iby'abana n'iby'abana. Icyo tugomba gukora twebwe ni uko tugomba kubana, noneho tugira icyo kintu tugihurizaho kandi tucyumvikanaho, tukishakira ibyacu tuzabyishakire n'iby'abana. Ubuzima dutangiranye twebwe ubu ngubu, ibyo tuzageraho Imana ikidufashije, ikidutije ubuzima, ibyo ngibyo nibyo tuzahurira, nibyo tuzasangira. Kandi nabyo urebye ntahari bizajya n'ubundi ni mu bana bacu igihe tuzaba tutakiriho. Niyo mpamvu rero ntabwo byigeze bitugora na rimwe rwose. Narabimubwiye, mbona nawe nicyo cyifuzo yari afite. Ndavuga nti rero ibyara amata bibyara amavuta rwose. Ndavuga nti bura ni sawa, nta kibazo. Mbese mu by'ukuri nta na hamwe twigeze tugongana ku byerekeranye n'umubano wacu. Ngira ngo abadukurikiye barabyumva yuko basinyanye ivangamutungo muhahano. Hari n'abavuga bati n'iyo yaba ari umukobwa ati ntiwabyanga
byakwereka ko hari ikindi akurikiye kuko n'ubundi uwo mutungo ntaho ubugiye rega ubundi nimwe muba mugiye kubamo n'abana banyu bazafata ibyo mwabashakiye hakazamo n'ibindi byinshi ku ruhande y'abantu barimo bapanga ubukwe cyane nkamwe uri kubivuga uti bakuru muri uru rugendo nta byigeze biguca intege cyangwa abantu baguca intege bakubwire bati hoya dore rwose imyaka iragiye ukabura shaka iki wakwicaye ukirerera umwana n'iki cyangwa bati ugiye gushakana n'umuntu mudahuje idini nta bigeze baguca intege oya ntabwo byigeze bibaho urumva warahiriwe cyane mu rugo rero ubungu baragufata nyine nk'umugeni barakoza ibirenge cyangwa niho ubikora abantu bavuga bati bamaze igihe kinini mu rushako cyangwa barigeze gushaka bati kaya ziba zarabaye nkeya ubu ngubu urumva ubugeni nyine uri mushya cyane mu buzima nyine umuntu aba adaherukamo nawe urabyumva ni akahe kazina akunda kukwita kakagushimisha sheri wowe ukamwita akahe imwita dadi byiza cyane urumva ko ibintu ari uburyohe rero wajya kuririmbira uturirimbo twinshi ndagira ngo tubwire nk'akandi ajya kuririmbira usibye kamwe yaririmbye bwa mbere kakagushimisha kandi ajya kuririmbira n'akahe ngo natwe akaducisha akaririmbo nkunda cyane nawe namubwiye ubu mubwiye ntiririmba ya ndirimbo nkunda yahita ayishyiraho arayizi bikabikore twumviyari reka ndebe ya ndirimbo akunda wiri utefurahi wacu kombo nushavuye cyane kandi nzi neza kuhorukeye wiri utefurahi wacu kombo nushavuye cyane kandi nzi neza kuhorukeye ave sigao disingwino wino werekeze mungeri ave sigao disingwino wino werekeze mungeri shengereka kubabara wino mutima urukundo shinjagira tambuka neza usanga shengereka kubabara wino juti urukundo shinjagira tambuka neza usanga wino shuti y'abatoya wino werekeze mungeri wino shuti y'abatoya wino werekeze mungeri nzaririmba urukundo nzaririmba urukundo kuko ranezeza ukanezerwa nanjye nkanezerwa nzaririmba urukundo nzaririmba urukundo kuko ranezeza ukanezerwa nanjye nkanezerwa uzirinde kubabara uzirinde kubabara kuko birashavuza ugashavura nanjye ngashavura uzirinde kubabara uzirinde kubabara
kuko birashavuza ugashavura nanjye ngashavura kuko birashavuza ugashavura nanjye ngashavura kuko birashavuza ugashavura nanjye ngashavura urabona ko rwose yishimye kandi akonga ko kari mu dushya umaze iminsi ushize hanze urumva rero umuntu yavuga ati ahubwo urabura iki ngo ukore n'utundi dushya ahubwo wongereho arushaho kunezerwa kurusha ese akabazo k'amatsiko izina ry'indirimbo urarizi harya yitwa ngo iki nzaririmba urukundo mu minsi ishize hasohotse amashusho y'iriya ndirimbo muri mu bwato abantu bamwe bari barimo banatekereza batangiye kumenya ko ufite ubukwe bavuga bati uriya mukobwa wari mu mashusho niwe mwendaga kubana abantu niko bari barimo babyitiranya amakuru yakugezeho ahubwo nanjye nagombye kuba narindiyo habonetse impamvu nari mbizi ko ari byo yagiyemo nabikubwiye ko nyine iyo agiye muri ibyo tubiganiraho nkamuha umwanya akabibamo neza buriya ahubwo hari ukuntu abantu bahise bumva yuko ari uriyangiye kwimariya nawe bakavuga ati arite noneho muzehe rwose ati iyo shumbi yishimbushije umukobwa ukiri mutoya pe ati muri iyi minsi rwose buragiye ariko batazi ko bimeze uriya mukobwa afite n'umwana mubyara wanjye ni umuntu wa hafi cyane muri famiye ariko abantu baribonye bavuga ati muzehe noneho beti yerekanye fiancé byarangiye kandi siko byari bimeze urakora utundi se vuba aha ko bajya bavuga ngo n'umukunzi yo mumarana igihe kinini ashobora kukubera inganzo ashobora kumukuraho inganzo akakubera inspiration ikintu cya mbere nihutiye kubanza gukora indirimbo ya Elina abantu benshi bakomeje kunsaba ati iyi ndirimbo yikorera amashusho turayishaka icyo rero nakoze bagira ngo nibwire abanyarwanda yuko Elina ubu yakorewe amashusho ubu ngubu bisigaje gusohoka ngo ijye ahantu hagaragara ikaba iri kumwe n'indirimbo yitwa Dina nayo ni indirimbo nziza cyane nayo izasohoka mu minsi iri imbere noneho ubwo izisigaye nkazasigara noneho ndi gukora indirimbo zerekeranye n'urugo rushyashya ubu ngubu inatangiye abakunzi banjye barahishiwe bashonje bahishiwe abantu bakorera kuri gitari nkaho akenshi na kenshi usanga bakunda kuba baranditse bafite n'amamelodi cyangwa n'indirimbo itunganyije kuri gitari habura gusa kuyijyana muri studio muri iyi minsi mumaranye mwihugiyeho nta iyo ujya umuteraho akajisho mukuze mu mutwe uririmbeho gake ari nk'umubore ariko nashatse kumukora surprise ariko ubwo ugiye kuyimukorera turaha nawe nayumve nuko ntabwo yari yayumva narimo ariko ubu ngubu ndagira ngo byibura umutungo ayumve nagutegereje kera none uraje ikaze neza nagutegereje kera none uraje ikaze neza munzu yaho nabaga ubukonje bari bwinshi ubwuje buzashira
udashira mu nzu yaho nabaga ubukonje bwari bwinshi ubwuje buzashira abana batinyaga kuza gukinira mu rugo iwanjye ubwuje buzaja abana batinyaga kuza gukinira mu rugo iwanjye ubwuje nabo bazaza ngwino masomeza kizireya ngwino tuganire iby'ubuzima bw'ejo ngwino sheri ngwino rukundo rwanjye ngwino buzima bwanjye ngwino mutima wanjye ngwino rukundo rwanjye ngwino masomeza kizireya ngwino tuganire iby'ubuzima bw'ejo ngwino sheri ngwino rukundo rwanjye ngwino buzima bwanjye ngwino mutima wanjye ngwino rukundo rwanjye ngwino buzima bwanjye ngwino mutima wanjye ngwino urakumvishe rero ni surprise ukakiriye gute kararyoshye uraza kumuhemba cyane byiza cyane ubwo rero reka dutegereze ni umuhanga cyane kabisa urumva ko aga surprise kameze neza surprise nkunda gusurprena cyane ibyo bintu by'abantu bajya bavuga ngo bari romantique urumva ko ibintu byo gukunda rwose bikurimo ubwo hasigaye kuzagatunganya rero muri studio isigaje kuzayitunganya muri studio ayishyira hanze ayitunganya rwose ikazajya hanze bakayibona ni akarimbo keza kari romantique kandi gafite ukuntu kari emotionnel gafite ukuntu kagera mu mutima nawe arabivuga ati kageraga ku mutima hagati ngaho wigeze kutubwira kuba ufite igitekerezo cyo gusa nawe uvugurura indirimbo zawe no kuzishyira hamwe abantu bakajya bagira aho babasha kuzibona zose wakomeje kugikoraho nakomeje kugikoraho ku buryo ubu ngubu navuga yuko indirimbo ufite muri rusange shaka gukora ni indirimbo zigera kuri 20 ubu ngubu muri izo ndirimbo 20 shaka gukora ifite indirimbo zigera kuri 12 nizo narangije gutunganya mu buryo bwa audio narangije kuva muri studio narazitunganyije ziraza ubwo rero igisigaye ni amashusho ubu ngubu niyo abantu bazagenda babona buhoro kuko nabyo gukora amashusho ni ibintu burya bigoye biruhije cyane kuko biba bishaka kugira ngo umuntu ugire uko uba wifite ni ibintu bitwara amafaranga atari make kumva rero ni ibintu bigomba kugenda buhoro ariko icyo nisheje abanyarwanda niko ibyo byose ibyo bihangano byose bizajya hanze bazayibona naho ubundi buhanzi bwawe bwo gushushanya amataburo n'iki ubwo ngubu wasanga kubera kuguma mu rugo warakoze menshi cyane ahagije cyane wabiboneye umwanya kubera gahunda z'ubukwe nazo zajemo gutegura ubukwe nabyo burya na ibintu biba bitoroshye ariko nabyo bitambujije gukomeza guhanga nabyo byampaye umwanya wo gutekereza cyane ku makomposition y'amataburo ushobora kuba nakora nkaba nabyo byizeza abanyarwanda yuko
abakunda ibihangano byanjye bya peinture ko rwose mu minsi iri imbere bazabona ibihangano bishyashya. Turimo dusoza rero, ndumva ari ubutumwa wenda ushaka kubagenera, usibye ko hari ibyo wari umaze kubizeza n'iki muri rusange, nk'ijambo rya nyuma wabwira muri iki kiganiro ni irihe turimo tugana ku musozo? Ijambo rya nyuma, ijambo ryo navuga rero ryo kurangiza ikiganiro niko cya mbere na mbere shimira abanyarwanda, abashimira n'abafana banjye inkunga bakomeje kuntera inkunga morale zo kugira ngo, kuko iyo mbona abantu bambwira ati muzehe komerezaho turagushyigikiye turagushaka rwose ibihangano byawe turabikeneye gutyo, buriya bavuga gutyo bitera umuntu motivasiyo yo gutuma umuntu ajya mu nganza umuntu agahanga koko. Noneho nkababwira nti rwose barakoze kandi bagushyigikira, kandi nanjye nkaba nizeye ko kazabatenguha. Ikindi nanone basaba kugira ngo bazanyifurize imigisha myinshi yo kugira ngo urugo rwanjye rushya, kugira ngo tuzarwanemo mu mahoro n'amahirwe n'imigisha myinshi cyane, niko nabivuga. Turimo dusoza na madamu wawe ntiyaburira ijambo abwira abantu bari badukurikiranye. Hari n'abafana baba bavuga bati uyu mugore aje aba ari inshingano nyinshi, hari igihe yaherana umugabo ntabona umwanya wo gukora ibyo bihangano ngo bigeze ku bakunzi, ngo nawe wagira icyo babwira. Ndumva watangiye no kumubera inspiration, ahubwo ibihangano bizaba byinshi. Nibyo, ntabwo rwose navuga ko nzamuherana, kuko ibyo byose nimo dukura kubaho neza, kandi kubaho neza turacyabikeneye. Ahubwo navuga ngo courage, nagire courage, akore cyane kugira ngo umuryango nyine ubashe kubaho neza. Kandi namwe mbashimira nyine kuba muteye intambwe mukaza kudusura. Nawe kuri umuririmbyi se nta gihe wumva kizagera mukajyana muri studio mugakora akaririmbo? Birumvikana nyine iyo umuntu twabaye umwe, ntabwo rero agomba kunsiga, kimwe nanjye nuko nzamujyana. Twese nanjye ndi umuririmbyi nyine, urumva no muri korali azajyamo, tuzafatikanya muri byose. Nta karirimbo ko muri korali se ujya utera nawe yakikiriza akanagucurangiramo akagitari bikajyana? Ibyo ntarabimenya, ntabwo twari twatangira kubyinjiramo, ndatekereza ko nabyo tuzagira igihe tuzagera igihe cyabyo. Abahanzi se baririmba indirimbo z'Imana ujya ubakurikirana? Ndanabakunda cyane. Harimo abuzi? Ndabazi benshi uretse ko ntakwibuka amazina yabo. Abenshi mbaza amasura, ariko amazina ntabwo nkunda kuyamenya, ariko ndabazi. Nitonze gato Alexis Dusabe, ariko turirimbo twabo ukaba utuzi? Ubu ntabwo byahita biza none, kereka mbanje nkabitekerezaho neza, ntwaye umwanya nkabitekereza zahita ziza, ariko ubu nonaha ariko nanjye hari indirimbo njya numva z'abaririmbyi barimba indirimbo z'Imana, abantu bitwa Bambonyi, abantu bitwa ba Dominique Nike, na ntuza n'uriya mudamu uriya Tonzi, bagira n'amajwi meza cyane, n'abandi ntashobora gufatisha neza, ariko itanzumva. Byiza cyane, reka tubashimire. Ubwo nitugaruka tuzasanga mwarabimenye, noneho tunatangira duhimbaza Imana, muturirimbira kuri zose. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane.